Nakabuza waba uri umukristo cyangwa utari we uzi neza ko mu Rwanda indirimbo zihimbaza Imana zisigaye zikunzwe cyane ndetse n'abaziririmba basigaye bubashywe nk'abaririmba iz'isi. Kuba byonyine umaze iminsi wumva indirimbo nahawe ijambo y'abana bakiri bato b'abakobwa ukaba uyizi kubera wayishatse cyangwa warayumvishijwe n'abandi, nakabuza ibyo nabyo biri mu bituma tuvuga ko indirimbo zihimbaza Imana zisigaye zikunzwe cyane mu Rwanda. Ndahamya nashidikanya ko yaba abakristo n'abatari abakristo hari indirimbo zihimbaza Imana zikunzwe cyane muri iyi minsi, nakabuza nawe urabibona kandi urabizi. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kugaruka ku rutonde rw'abahanzi 10 bakunzwe cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Iyi ni Story House nyeditiane mahirwe. Nk'uko bakunzwe kandi bakaba basigaye banubahwa cyane ndetse hakaba hasigaye habamo n'amafaranga menshi, nubwo bavuga ko atari cyo babagambiriye, niko hari na benshi basigaye bayoboka umuziki wo kuramya Imana. Uru ni urutonde rw'abahanzi 10 bivuze ko hari abataraboneka kuri uru rutonde. Ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzi ukiri muto wamamaye nawe bitamutwaye igihe kinini, dore ko indirimbo ya mbere izwi yakoze yamufunguriye amarembo kuko yakunzwe n'abatari bake, dore ko hafi abo madini yose ya gikristo bayikunze ku rwego rwo hejuru. Turahasanga Serge Iyamuremye wamamaye mu ndirimbo ye yise Biramvura, kuri uyu imaze kurebwa n'abantu barenga 435. Serge Iyamuremye akunzwe n'abantu bari mu ngeri zitandukanye, yaba bakuru n'abato. N'umwe mu bahanzi bakunzwe bafasha batari bake mu kuramya Imana bitewe n'uko aririmba ubona bimuva ku mutima, bikaba karusho akaba ari n'umwe mu bahanzi bakiri bato mu myaka. Gusa izina rye ryamamaye cyane mu muziki wa gospel kuva mu myaka yatambutse kugeza n'uyu munsi. Ku mwanya wa 9 turasanga abahanzi bagera kuri 2 nabo bamamaye mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Turasanga Prosper Ngomezi na Gentil Bigizi. Uyu Gentil Bigizi ni umwe mu bagabo bakora umurimo w'Imana neza ariko batajya binjira cyane mu itangazamakuru, unyamara ibihangano akora ugasanga birakurikiranwa cyane bitewe n'uko indirimbo akunze gukora zifite umwihariko cyane ndetse zikunze gufata amarangamutima y'abantu mu buryo budasanzwe. Uyu yarakunzwe, nakabuza ubayikurikiranira hafi indirimbo zihimbaza Imana wabo muzi cyane. Nakubwiye ko kuri uyu mwanya wa 9 turasanga abahanzi 2, uwa kabiri wundi nakunzwe nawe kuvugwa cyane, gusa aririmba neza mu buryo butuje ndetse bikanyura n'abatari bake kubera ubuhanga akoresha mu miririmbire ye. Prosper Ngomezi, uyu muhanzi watangiye asengera mu itorero rya ADPR ubarizwa muri Zion Temple ya Apotre Gitwaza, nawe n'umwe mu bahanzi bahimbaza Imana kandi bakunzwe cyane. Uyu musore nawe mvuze ko nta myaka myinshi amaze muri uyu muziki sinaba nibeshye, ariko afite igikundiro cyane ndetse n'ibihangano bye birebwa cyane ku rubuga rwa YouTube, ndetse umubare w'abasubiramo indirimbo ze wiyongera ubutitsa. Aherutse no gukora n'indirimbo n'umuhanzi Gentil Misigaro bise Ndaje, mu gihe cy'amezi 3 imaze kurebwa n'abantu barenga 230. Ngomezi w'imyaka 26 yatangiye umuziki mu buryo by'uwabigize umwuga mu mwaka 2017. Kuva icyo gihe amaze kwigwizaho igikundiro mu bakunzi b'ibihangano byaririmbiwe Uwiteka, ibitumye nawe tumushyira kuri uru rutonde. Ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzi nawe ukunzwe n'abatari bake ubarizwa ku mugabane wa Amerika, Adrien Misigaro. Nakabuza wumvisha Adrien Misigaro ihita wumva na Gentil Misigaro, ndetse bamwe bazi ko bangana, gusa ubwo bari mu Rwanda mu mwaka ushize baje mu gitaramo bari bateguye bari bise Each One Rich One concert cyabereye mu Nale Conference Arena, ubwo bari bataramiye abari babakurikiye ku rubuga rwa YouTube, dore ko iki gitaramo kitabashijwe kwitabirwa n'abantu imbona nkubone, dore ko haburaga igihe gito aribwo hasubitswe ibitaramo byari biteganyijwe byose mu mujyi wa Kigali kubera icyorezo cya COVID-19. Aribwo Adrien Misigaro yatangaje karuta cyane Gentil Misigaro. Igitekerezo cyo gukora iki gitaramo bari bise Each One Rich One concert cyaje nyuma y'uko umuhanzi Adrien Misigaro asura urubyiruko rwari ruri kugororerwa iwawe mu mwaka 2019, aho yahuriye na Fireman wari uri kugororerwayo, ahita atangiza ubukangurambaga bwo kurwanya no kwitandukanya n'ibiyobyabwenge. Adrien Misigaro yakunzwe cyane mu ndirimbo zitandukanye zirimo Nzagerayo, Nuhinduka ndetse n'izindi. Ndetse afite umuryango yashinze udaharanira inyungu yashinze hano mu Rwanda witwa Melody of New Hope, ugamije kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko.
Ku mwanya wa karindwi kuri uru rutonde rwacu turasanga umuhanzi ukundwa cyane mu ruhando rwa muzika w'abakunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse akaba anubashwe cyane mu bahanzi bahimbaza Imana. Turasanga Aime Uwimana bakunze kwita Bishop, bitewe nuko hari benshi bamufatiraho icyitegererezo mu muziki wa gospel, na cyane ko yaboneye izuba benshi bakora uyu muziki. N'umwe mu bahanzi bahorana igikundiro ndetse ufasha benshi mu kujya mu mwuka. Aime Uwimana umugabo wubatse. Uwimana n'umugore we Uwayezu Claire basezeranye kubana akaramata ku ya 5 Werurwe mwaka wa 2011. Muri uyu mwaka baruzuza imyaka 10 babana. Aba bombi bafitanye abana bagera kuri 3, 2 b'abahungu n'umukobwa umwe baheruka kwibaruka mu mwaka ushize. Aime w'imyaka 35 azwiho kwicisha bugufi, kuba mugana bose, asengera mu itorero rya Vivante, yamamaye mu ndirimbo nk'Uwiteka araje, Ahera, Ngwino Mukiza, Imisi Yose, Fiesta ndetse n'izindi. Kuba afite inshingano z'urugo ntibimubuza gukora cyane, asohora ibihangano bitandukanye bihimbaza Imana, ndetse agakomeza no kugira igikundiro nubwo amaze igihe kitari gito muri uyu mwuga, ibimushyira nawe kuri uru rutonde ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa 6 kuri urutonde rwacu turasanga umuhanzi kazuzwiho cyane ibikorwa by'urukundo bitandukanye hirya no hino, yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, Aline Gahongayire. Aline Gahongayire nawe nubwo amaze igihe kitari gito muri uyu mwuga, nawe n'umwe mu bahanzi bahorana igikundiro ku buryo kudakora cyane bitamugabanyiriza igikundiro ku bakunzi be. Uyu muhanzi kazi yakunzwe mu ndirimbo zirimo Ndanyuzwe niyo yabikoze, ndetse kuri bakunzwe mu ndirimbo ye yise Nzakomeza. Aline Gahongayire kuri ubu afite organisation yise Ndi Neza, organisation yibanda cyane mu gufasha abatishoboye babana n'abagore. Nawe turamusanga kuri urutonde cyane ko rwose nta ushidikanya kakunzwe mu ruhando rwa muzika rw'abahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ku mwanya wa 5 turasanga umuryango uririmba ugakora benshi ku mutima, ndetse mu mwaka ushize nibwo bibarutse imfura yabo, Papi Clever na Dorcas. Tuyizere Papi Clever n'umwe mu bahanzi bagezweho mu muziki uhimbaza Imana hano mu Rwanda. Noneho kwamamara kwe byafashe intera kuva umunsi yatangiye kujya aririmbana n'umugore we Dorcas Ingabire. Aba bombi ibirori byabo bibereye ijisho byabaye tariki ya 7 Ukuboza 2019 muri Dove Hotel ku Gisozi. Umwaka ushize 2020 nibwo bibarutse imfura yabo y'umukobwa. Papi Clever na Dorcas ni bamwe mu bakunzwe cyane hano mu Rwanda, bitewe n'ukuntu baririmba bateye impuhwe ubareba, ndetse ukabona ibyo baririmba bibarimo cyane. Aba bombi bazwi cyane mu kuririmba indirimbo zo mu gitabo zihimbaza Imana, dore ko Papi yiyemeje kuzisubiramo zose kugeza azirangije. Ku mwanya wa 4 naho turasanga umuryango ukundwa cyane kubera uburyo baririmba batuje, turasanga James na Daniela. Iri ni itsinda ry'umugabo n'umugore ritaruzuza imyaka 3 muri uyu muzika, ariko rirakunzwe cyane kubera ubuhanga buba buri mu bihangano byabo. Ibyatumye bakundwa cyane ndetse baramenyekana, ibituma nabo turi kubavugaho muri aka kanya. Aba bombi bahujwe na kaminuza bizemo mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ngo ndetse gukomeza bahurira mu kuririmba n'amatsinda yo gusengeramo, nibyo byaje kuva mu rukundo. Couple James Rugarama na Daniela Mukiza ifitanye abana 3. N'umwe muzakoze umuziki ukabasha kugera ku kigero nk'icyo uyu munsi bariho. Bavuga ko kuba indirimbo zabo ziri kwamamara cyane mu buryo bwihuse ari ubushake bw'Imana n'amasengesho yawo adasiba. Aba nibo dusanga ku mwanya wa 4 kuri urutonde rwacu rw'abahanzi bahimbaza Imana abakunzwe cyane hano mu Rwanda. Gusa uru n'urutonde twikoreye nangari kamara, hashobora kuba hari bamwe batari kurugaragaraho kuko ari top 10 nyine nkuko nabikubwiye. Gusa nawe ubona hari abo twibagiwe bakunzwe mu ngeri zose, yaba mu bakuru no mu rubyiruko, babatwandikira muri comment. Ku mwanya wa 3 turasanga umuhanzi ukunzwe cyane mu bahanzi baririmba indirimbo zihimbaza Imana ubarizwa muri Canada. Turasanga Gentil Misigaro, umuhanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Gentil Misigaro nawe n'umwe mu bahanzi b'abaramyi bakundwa cyane, ndetse bikanemezwa cyane nuko ibihangano bye bikurikirwa ku rubuga rwa YouTube. Yaherutse kwibaruka imfura ye mu mwaka ushize, nyuma y'umwaka n'igice wari ushize abanye n'umugore we mu birori byabaye ku ya 16
Werurwe mu mwaka wa 2019. Gentil Misigaro yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye zahembuye benshi zirimo Biratungana, Hari Imbaraga, Buri Munsi, Umbereye Maso ndetse n'izindi. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi umaze imyaka itari mike mu mwuga wo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Igikundiro cye n'ubuhanga bwe buri mu bituma ahora ku isonga. Turasanga Patient Bizimana. Patient Bizimana ubarizwa muri Restoration Church, n'umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu muziki wa gospel hano mu Rwanda. Uyu muhanzi ufite fiance ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakunzwe mu ndirimbo zirimo Ubwo Buntu, Menye Neza, Iyo Neza ndetse n'izindi. Iteka ahora abera mushya bakunzi be, dore ko afite uburyo ahindura uburyo aririmba indirimbo ze zaba iza kera akazisubiramo mu buryo bw'umwimerere, ibituma abantu bumva bakomeza bakamukurikira. Mu gitaramo aheruka kugaragaramo cyabaye kuri Noheli tariki ya 25 mu mwaka ushize z'ukwezi kwa 12, cyaciye kuri televiziyo y'u Rwanda, yongeye kwereka abanyarwanda ubuhanga bwe ndetse bamwe bamushimye byimazeyo kubwo kubafasha kwegera Imana. Patient Bizimana niwe dusanga kuri uyu mwanya wa kabiri bitewe nuko ahorana igikundiro mu bakunzi bakunda kuramya no guhimbaza Imana. Nkuko nabivuze, uru n'urutonde twikoreye, habaye harabo twibagiwe cyangwa tutashyize kuri uru rutonde ubona bakagiyeho, wabadusangiza muri comment. Ku mwanya wa mbere kuri urutonde rwacu turahasanga umuhanzi ukundwa cyane mu ruhando rwa muzika ndetse byagera ku gitsina gore ho bikaba karusho. Uyu yegukanye ibihembo bitandukanye, icyo aheruka kwegukana ni igihembo cya album y'umwaka mu bihembo bya Maranatha Award. Uwo nta wundi ni Israel Mbonyi. Izi ni Israel Mbonyi rimaze kuba ikimenwa na bose hano mu Rwanda, haba mu bemera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo n'abatabikozwa, ku buryo igikundira kirusha benshi no mu bakora indirimbo z'isi. Indirimbo ze zifasha benshi kongera kwegerana n'Imana bitewe n'ubuhanga bwumvikana mu ijwi n'imyandikire bye. Uyu musore arakunzwe pe, bigaragarira mu buryo indirimbo ze zirebwa inshuro zibarizwa muri miliyoni, ibitaramo bye bikitabirwa mu rwego rwo hejuru ndetse hari n'abajya bataha batabashije kumubona, dore ko nawe ari mu bahanzi basoje umwaka wa 2020 ibihangano byabo byararebwe cyane. Si ibyo gusa kuko ari nawe muhanzi wa mbere uzajya gutaramira muri Isiraheli mu cyise Twende Jerusalemu. Biteganyijwe ko Israel Mbonyi azajya muri Isiraheli muri uyu mwaka wa 2021 akazahakorera igitaramo kuri Pasika, ahazaba aciye agahigo ko kuba umuhanzi nyarwanda wa mbere uzaba utaramiye muri Isiraheli. Si igitaramo gusa azakora, ahubwo azanasura ahantu nyaburanga muri Isiraheli, anahure ndetse anaganire n'abahanzi bo muri Isiraheli izwi nk'igihugu cyahawe umugisha n'Imana. Uyu muramyi usengera muri Evangelical Restoration Church kwa Apotre Joshua Masasu ni uri ku mwanya wa mbere. Aha ndahamya n'abantu benshi ko uyu ari we muhanzi n'ubundi wagakwiye uyu mwanya wa mbere. Yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye kandi zakunzwe zirimo Intashyo, Hari Ubuzima, Sinzibagirwa, Mu Marembo y'Ijuru, Uyankuyeho Urubanza, Urwandiko ndetse n'izindi. Ngaho nguko rero ngurwo urutonde rw'abahanzi 10 bakunzwe kurusha abandi. Habaye hari uwo ubona tutashyize kuri uru rutonde, wamudusangiza muri comment. Iyi ni Story House, Nyedidiane Mahirwe. Imana ikomeze kubarinda.